abantu bagiye bahura n'ibintu byinshi bakomeretsa imitima bibababaza ubasha kuba mu gihe gikakaye ariko Imana ntago itinzwa nacyo kabiri Imana ntago yita ku gihe umaze ubabaye ahubwo Imana yita ku ishyaka n'umuhate biri mu mutima wawe Imana ihimbaza Imana ntago ikangwa no kuvuga ngo igusanze hirya iriya muri nyakatsi ntago bitera ubwoba kabiri ntago itinywa nuko bakwise ngo urindaye hoya iyi Mana ntikanzwe nuko bavuze ngo uri imbobe hirya hariya pfa kubitsa ijambo rivuga ngo nza Bakunzi ba IRAKORA TV tunezezwa umunsi kundi niyo mutwereka ko mwishimira ibyo dukora kandi ntabwo twe tubyikorera nemwe tubikorera nta yindi ntego ko twamamaza ubwami bw'Imana. Umunsi kundi tugenda tuzana abashyitsi abavuga butumwa bagiye batandukanye ariko nkuko mubona kuri kamera zacu turi kumwe n'umubyeyi wambaye neza ugaragara neza. Mubyeyi twishimiye kukwakira. Murakoze. Uraza kwegeza mikrofone kugira ngo abadukurikiye bakumve. Twishimiye kukwakira. Murakoze cyane. Watangira twibwira wibwira abadukurikiye nubwo ari ubwa mbere ariko si ubwa nyuma. Mazina yanjye nitwa Ingabire Rusi ndi umukristo. Nkunda kuba mu ijambo ry'Imana cyangwa se nkunda kuba igikoresho cy'Imana. Yego. Yesu aduhana umugisha. Ndakwifuriza kandi nkuko usanzwe iri uyu munsi tugusamigisha kwemeye kuba igikoresho cy'Imana kuri IRAKORA TV. Yego. Ntekereza ko hari abantu benshi tugiye kunezerwa kubera icyigisho watuzaniye. Ntekereza ko abantu bagiye gusubizwamo ibyiringiro bitewe n'Imana yagushyizemo. Ntekereza ko hari abari basubiye inyuma bagiye gusubizwamo imbaraga, abari bacitse intege bagiye kongerwamo imbaraga. Haleluya. Amen. Rero bakunzi ba IRAKORA TV ndabibutsa batarakora subscribe kugira ngo mukore subscribe kubyo tugenda tubageza munsi kundi mukore comment. Ubu rero ngize ikibazo kimwe witiranwa na mama biri kongora kuza gukomeza kuvuga mu izina ryawe. Biraza gukomeza kuvuga mu izina. Mama yitwa Rusi. Mama yitwa Rusi. Okay. Yitwa Rusi. Urumva kari byiza. Ariko Imana ishimwe. Amen. Amen. Rero reka utubwire Rusi ni muntu ki? Rusi ninde mu magambo make? Rusi ni umuvuga butumwa. Kabiri Rusi ni umumama w'abana batatu. Yego. Cya gatatu Rusi ni umukristo wo mu mutima ubiharanira unanabyiyumvamo. Ari ukiyumvamo. Ego ari igihe umuntu abasha kukubwira ngo uri muntu ukabanza gushidikanya no gushakisha cyangwa ukumva ufite impungenge zo kuba umukristo ukagira n'isoni zo kubivuga bitewe. Ego mfite confidence zabyo rero ndi umukristo kandi nzahora ndiwe iteka ryose kugeza kugupfa. Imana ishimwe. Amen. Rusi tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana kubanza tubwiye Rusi tubyite mu gakiza. Ni muntu ki? Yakijwe ate? Yabatirijwe he? Yavutse akijijwe nk'abandi nubwo ngiye ntabyemera ngo hari abavutse bakijijwe sinzi. Ni umuntu ki Rusi? Nta muntu uvuka akijijwe. Nta muntu uvuka ariko hari abantu bavuga ngo navutse nkijijwe ibintu nk'ibyo ngo ujye bumva. Baba bataramenya icyo barimo gukora. Kabiri baba batarasobanukirwa. Abataranakizwa. Ahubwo abarimo kwiyambika umwambaro atarambara. Yego. Yego. Rusi ni indaya. Njyewe rero ndi umukristo w'itorero rya ADEPR. Yego. Kimisagara Mukovi. Naho ngaho mbarurirwa. Hashize igihe kinini nkijijwe cyangwa nanabatijwe cyo kora ifishi umubatizo wenda cyayifite. Ifishi umubatizo ndayifite. Rusi kuri no munsi atuzaniye iki kuri IRAKORA TV? Kuri no munsi rero mfite ijambo ry'ihumure. Abantu bagiye bahura n'ibintu byinshi bakomeretsa imitima bibababaza. Yego. Kabiri umuntu abasha gutinda mu kigeragezo agatakaza ibyiringiro akumva kuva mu kigeragezo biragora cyangwa ntibigishoboka. Yego. Ariko umwanditsi wa Bibiliya mu gitabo cya Yobu. Yego. Hari ijambo yavuze aravuga ngo haracyari ibyiringiro ko nubwo cyatemwe. Haleluya. Imana ishimwe. Yaravuze ngo kizongera.
gishibuke ntago yari yo teme y'ijambo mfite ahubwo n'imfashanyigisho cyangwa se n'uburyo numva birimo kubira muri gihe ariko haracyari ibyiringiro Imana ishimwe igihe kimwe ngo Yesu yageze ku rusengero atumye Petero na Yohana yego ngo hari abagabo batubiri yari atumye ni Petero na Yohana ngo nkuko byari bisanzwe biri mu masaha ya 9 yego ngo uko bajya guterana ngo basanga hari umugabo wari utinze ku irembo ryitwa Ryiza yego ngo umunsi byari byabyutse ari ibintu bidasanzwe ngo baramubwira ngo uyu munsi haleluya bishatse kuvuga utinda mu kigeragezo ukakibamo iminsi yose yego ariko Uwiteka akora igitangaza mu minota no mu masegonda yego uwo munsi rero ngo bamugeze imbere baramubwira ngo uyu munsi ifeza n'izahabu ntabyo muri make ibifatika we yaratunzwe no gusabiriza abantu binjiyemo yego barangije uwo munsi baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo muri make hari abantu bizera Imana ku bw'Imana bizera Imana kubifatika yego noneho hari n'umuntu wizera Imana kubw'itarabona akavuga ati kuko yavuganye nanjye haleluya ko nicyo ntazabona nzakibona noneho we yumvaga yuko nyine mano yari yako kanya ni igiceri mano ye nuko bamuha icyizere cye cyari kigarukiye ngo ariko yumvaga icyizere cyo guhaguruka hasi nta cyari gihari yego Imana ishimwe yego ijambo niryo ryavuze neza riravuga ngo nuko Petero amugeze imbere aramubwira ngo uyu munsi ifeza yego ntabwo amubwiye ngo ntagakiza impamvu abantu batarimo kwizera bamenyereye kwizerera mu byo bagira gute mu byo bareba yego ibigaragara hari igihe Imana ibikuraho ikagusiga mu bitagaragara kugira ngo irebe wowe agakiza wakiriye nibwo bwose Imana ishimwe turakomeje kugira ngo ntituragira ku cyo watuzaniye uracyari kutubwira amakuru bisa naho hari ibintu hari amakuru menshi udufitiye karibu indi mikrofone okay reka dusome iri jambo ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yego tugisome mu izina rya Yesu ariko mbere yo kwinjira mu ijambo yego reka tubanze dusenge yego uri data wa twese mwiza uri umubyeyi utwitaho udukunda tubereye maso naho twasinzira birashoboka ko twacika intege tugacogora ariko inama mu ijuru igiteranira kutugirira neza aka kanya Mwuka Wera naganze ategekane natwe atwihesherezeho icyubahiro turasenze duhawe ikaze Mwuka Wera naganze ategekane natwe kandi adushyigikire ijambo rya Uwiteka ni rizima kandi rirejejwe n'imbuto nziza yinjira mu butaka bwera rikamera haleluya dushima imbaraga zawe zitarobanura ku bantu ahubwo zikora impande zose Uwiteka nushimwe kubw'imirimo myiza ugenda ukora utwemerere asante Mungu kukudima stars egaye ni wowe gusa jambo rizima rihembura imitima rikiza ubugingo ni wowe tabaza rimurikira ibirenge ntibisitare ni wowe Mana izura ikabeshaho asante ni wowe ufite ijambo ribanza rikanaheruka ni wowe uzitangirira ukamenya no hagati hose uraharondora ukahamenya kuko ukomeye icyubahiro ni kibi cyawe utwemerere ubane natwe igihe kingana gutya iminota ingana gutya udushyigikire muri byose
urakoze kubyumvishije icyubahiro n'ikibi cyawe nsenze nizeye Imana data mu izina ryawe Yesu amen amen haleluya haleluya tugiye gukoresha iminota itari myinshi nta kibazo ariko iyo ari yo yose Imana irayikoreramo cyane reka dusome ijambo mu izina rya Yesu ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni ibice bitatu turahera ku murongo wa mbere turasoza n'umurongo waho wa gatanu. Hari ijambo rivuga ngo Petero na Yohana bakiza ikirema ku irembo ry'urusengero. Umurongo wa mbere uravuga ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cya saa cyenda aricyo mu gihe cyo gusenga aricyo saa cyenda. Murongo wa kabiri uravuga ngo hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjiye mu rusengero. Gatatu, abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Kane, Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Gatanu, uturebe abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Gatandatu, Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo dufite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amina. Amina. Reka tuvuge kuri iryo jambo gatoya. Yego. Uyu ni Petero na Yohana. Yego. Petero na Yohana kugeza ubu ntago bakirina. Ubu ngubu ni njyewe ni wowe. Yego. Ni twebwe Imana ishigaje muri iki gihe, ni twebwe Imana iriho gukoresha muri iyi minsi. Ngo nuko Petero na Yohana ngo bari barimo kujya ku rusengero nk'uko byari bisanzwe biri mu masaha ya saa cyenda. Ngo bagera ku irembo ry'urusengero, bakimara kuhagera ngo basanga uyu muntu wari uhatinze yari ahamaze igihe kinini, ntago babashije kugisobanuraho. Bibiliya ntago ivuga igihe kinini yari ahamaze. Imana ishimwe. Barangije ngo bahageze, dushimiye Imana. Ubasha kuba mu gihe gikakaye ariko Imana ntago itinzwa nacyo. Kabiri, Imana ntago yita ku gihe umaze ubabaye, ahubwo Imana yita ku ishyaka n'umuhate biri mu mutima wawe. Imana ihimbaza. Haleluya. Noneho Petero na Yohana ngo bageze imbere y'urusengero ngo bahasanga cya kirema. Hari umunsi ubyukamo ari umunsi w'igitangaza. Haleluya. Bivuze ngo iminsi yose irasa ariko ntago ihwana. Kabiri, iminsi yose ibaho ku wa mbere hakabaho ku wa kabiri, bikazasoreza ku cyumweru, tugatangira mu kwezi kwa mbere tugasoza mu kwezi kwa 12. Ariko ntago uzi umunsi Imana izakugiriramo neza. Imana ishimwe. Haleluya. Waravutse wisanga ku isi, mama arakubyara araguheka ariko ntago yarazi uzabaho. Haleluya. Bivuze ngo Imana iduhishe mu kintu bita ibanga kidasobanukiwe n'umuntu. Yego. Amen. Amina. Ngo Petero na Yohana bamutumbira bamubwira ngo uyu munsi. Haleluya. Imana ishimwe. Bamubwira ngo ifeza n'izahabu ntabihari. Asante. Amina. Haleluya. Ubasha kujya kuhiga ukumva ntibikunze, ukavuga uti noneho ndajya mu mujyi naho ntibikunde, ukajya Nyabugogo naho ntibikunde, ukajya mu mbuto bikanga, ukajya mu myembe bikanga. Haleluya. Ariko dushimiye Uwiteka, ipfundo ry'umugisha rizingiye n'Uwiteka uhazi. Imana ishimwe.
Haleluya. Haleluya. Arangije amubwira ngo ifeza ni zahabu. Ni zahabu. Ntabyo. Ntacyo tufite. Raricara aravuga ati uko biri kose uyu munsi ndabwiriwe. Ubu byanje. Ndanaburaye. Haleluya. Ariko dushimiye Imana. Imana. Gusa yonyine. Imana. Gusa yonyine. Yonyine. Ahantu hapfunyitsemo umuyaga Imana ihageze ikuramo umutsima ukarya ugakomeza urugendo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Ngo Petero nawe arambwira ngo uyu munsi uyu ifeza ni zahabu nta bihari. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Baramubwira ngo uyu munsi uratureba gusa. Ati ibyo gusa no gutumbira byonyine harava mwikiza. Ati duhanga amaso yavuze ati nimbara basi haravamo bitanu ni kawunga siri buvemo no umuceri se ariko dushimiye Imana mwipfundo ry'umugisha nta muntu hamenye uretse Uwiteka. Ndarangije amubwira ngo turebe udutumbire byonyine ntuhumbye. Aravuga ati uko biri kose abantu barimo barantuburira. Washa gusengera umuntu wahoye n'abantu benshi akavuga ati nubundi amasengesho ndamenyereye. Ati nubundi na runaka yarasenze, Claudine yarasenze, Margarita arasenga, Claude arasenga, na Yohana yarasenze, na Jean Paul yarasenze. Ati se ko bitahindutse. Ariko dushimiye Imana. Ntago umuntu ari uhindura icyerekezo cy'umuntu. Ahubwo agihindurwa n'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Baramubwira ngo nuko tureba gusa cyonyine. Ifeza ni zahabu no. Uyu munsi nta makuta ahakiraho uwo muntu ubwo ibyiringiro bye byari bikimeze bite? Umaze kuvuga ko ifeza ni zahabu ntabyo. None ngo ntumbire. None se urumva hari ibyiringiro byari bihari? Ndumva ntabyo. Kuko we yarateze ashaka ibiceri byo kurya. Baramubwira ngo uyu munsi no. Nta kintu gihari. None mukumbwira ko nta kintu gihari urumva yese atakaza ibyiringiro. Ariko mu ntege nke z'umuntu ntago yibuza Imana gusoza umugambi. Yego. Cyo nicyo. Bivuga ngo ntago Imana ikorera mu gihe cy'amasengesho. Imana ikorera mu gihe wasenze. Ikita ku gihe kiri imbere. Ko kantu kavuge neza bakumva. Ntago Imana ikorera mu gihe wasengeyemo. Ahubwo Imana ikora mu gihe wasengeyemo ikazerekana mu gihe cy'abantu bananirirwamo babona kwizera kwararangiye. Abantu basobora kukureba bakakubona mu ishusho yo kugwa. Imana yakureba ikakubona mu ishusho yo kugirwa neza nayo. Bivuze ngo amaso y'abantu n'ay'Imana biratandukanye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ngo nuko Petero na Yohana barongera bamubwira ngo uradutumbira gusa cyonyine nicyo kintu tugusaba. Ngo barangije baterura amagambo aramubwira ngo uyu munsi ifeza ni zahabu. Nta bihari. Ariko haguruka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Usomye hasi hari ijambo rivuga ngo nuko ako kanya ubugomba mbari bw'ikirenge burakomera. Haleluya. Noneho ubugomba mbari bwari bwaranyeganyeze. Dushimiye Imana ko igera ahantu byapfuye bikazuka. Asante. Imana ntago ikangwa no kuvuga ngo igusanze hirya iriya muri Nyakatsi ntago bitera ubwoba. Kabiri ntago itinywa nuko bakwise ngo urindaye hoya. Iyi Mana ntikanzwe nuko bavuze ngo uri imbobe hirya hariya. Fakubitse ijambo rivuga ngo nza. Hari ijambo rivuga ngo nzakugirira neza. Ntarutse kuvuga ijambo navuga ngo nzakugirira neza na ndakugiriye neza. Ni ibintu bitandukanye. Hari ukuntu Imana ikuganiriza ikakubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Aha ngaha ni nk'uko ujya mu murima ukabanjura. Wamara kubanjura ukazasubira inyuma ugakubita amasinde. Wamara gukubita amasinde ugasasubira inyuma ugakuramo ya myanda yose bya bishogoshogo ugatwika. Nyuma yo gukuramo ya myanda nibwo uteramo iki imbuto. Ya mbuto imaze kwita ntago uyireka usubirayo kuyibagarira. Noneho iri jambo rivuga ngo nzakugirira neza. Imana irimo irategura ejo hazaza. Muri make bigushize muri assurance. Sawa. Bigushize muri assurance yayo. Ubundi aho ngaho.
ikubika mu ijambo rivuga ngo nzakugirira neza muri hagati nzakugirira neza ikaguprotesha noneho muri nzakugirira neza iyo uhabereye umunyabwenge ukiga ijambo bita kubika ku mavi bigira umumaro cyane ku mavi barahabika ayo makuru nayo nari ku mavi bahabika muri ubu buryo uhora usenga ubundi ikintu cyavuye ku mavi kirindirwa hehe iyo ni kode yari kode bayimenye ko ku mavi bahabika niba waraherewe isezerano uri mu gihe cyo gusenga nuva mu gihe cyo gusenga rizasohorera ntago ari ibuye batera mu giti cy'umwembe ngo iri buye nirigera ku mwembe uhanuke oya ni ku mavi ahangaha nyine niho birindirwa noneho rero n'Imana yarakubwiye ngo nzakugira ukomeye uzicare cyangwa se uzaba imbuto nurangiza uyihore vuga uti apo izera ntago bijya bikunda Imana iturengere noneho ikintu Petero na Yohana baramubwiye ngo nukutureba ukadutumbira aravuga ati uko biri kose ntago biri buvemo Imana ishimwe natangiye mvuga ngo aho ubona hatari igisubizo Imana ihafite igisubizo yego Imana ihimbazwe cyane haleluya ngo noneho bakimubwirira ijambo ngo yarabadadutse arahagarara arema ngo ubugomba mbari bw'ikirenge burakomera bumaze gukomera ngo yarahagurutse yinjira mu rusengero haleluya amaze kwinjira mu rusengero ngo abantu benshi batangazwa n'ibyo bibaye yego Imana ihimbaza Imana ishimwe ngo bafatanyirije hamwe kuramya iki Imana haleluya n'abataragusengeye impamvu bahaguruka gushima ni igitangaza Imana ikoze kandi cya gitangaza Imana ikoze buri umwe wese aracyitirira kavuga ati shana naragusengeye ariko dushimiye Imana naho bakuneguriye ahatagaragara Uwiteka yagiye gukorakorera habona bivuze hari uwamuciyeho yumva yamushota n'umugeri akava ku irembo hari uwamuciyeho yumva uko biri kose yahamuterura akahamukura ariko dushimiye Imana haleluya Imana ishimwe yuko ntago ijya yita ku byahise kabiri ntago ijya yita ku magambo y'abantu gatatu ahubwo yita ku muhate w'umuntu kugira ngo usohoreshe umwete Imana ihimbazwe amen dushimiye Imana itareba igihe umuntu amaze mu kigeragezo ahubwo yita ku isezerano yavuganye n'umuntu ikarisohoresha umwete Imana ihimbazwe ndashaka kubwira umuntu umaze igihe uri ku irembo ryitwa ryiza amarembo ni menshi hari amarembo y'ubushomeri hari amarembo yo kutibukwa hari amarembo yo gutakaza uwawe hari amarembo y'ubupfubyi hari amarembo y'ubupfakazi hari amarembo y'ubushomeri amarembo ni menshi mama papa ni ukuri irembo ni ryinshi wowe uryo umazeho igihe urarizi ariko ngera ugirira Imana icyizere uvuga uti uko biri kose ahatari Petero na Yohana hari imbaraga z'Imana Imana ihimbazwe haleluya bivuze ngo imbaraga z'Imana none ahangaha Imana iracyafite umuntu yagutumaho zigakora Imana iracyafite imbaraga zirokora Imana iracyafite imbaraga zikura umuntu hasi akongera akajya hejuru bivuze ngo Imana iracyafite ubuzima buhindurira abantu ubuzima dushimiye Imana rero nari nkuzaniye inkuru nkubwira ngo nubwo byari bikunaniye uratentebutse uracogoye ariko ongera ugwisa imbaraga zikwigiza bugufi bw'Imana yavuze kugira ngo ubashe kongera gukomera no gukandagira ku isezerano Imana iguha umugisha kandi mwinshi tugiye gusoreza mu isengesho cyane tugiye gusoreza mu isengesho ariko nakubwira ngo iri rembo mazeho igihe kinini Imana ntago ikanzwe n'igihe kinini uhamaze ahubwo Imana igiye gusohoresha icyo yavuze umwete wayo reka dusenge
data mu izina ryera Imana rya Yesu urakomeye wowe ufite ijambo ribanza rikanaheruka umenya hagati yacu ukahatwubakira intambwe dutera ujye uzibara kugira ngo usohoze ibyiza Imana ihimbazwe unyemerere uyu muntu umaze igihe ku irembo ryo kutabyara asante grome kuko ubasha gutanga urubyaro akabyara ndagushimiye turagushimiye uyu nguyu umaze igihe ku irembo cyo gushaka bisenyuka unyemerere umuhe gushaka bikunde berema understansi uyu nguyu umaze igihe ku irembo ryo gushaka akazi ntakarameho Imana ihimbazwe iri grobenima umuhe kugatsindaho urakoze kubikoze kandi ubisoresheje umwete izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze byushaka nibyo ushima bikorwa mu isi nkuko bikorwa mu ijuru ubane natwe tukiri mu isi kugira ngo tuzasohoze urugendo amahoro urakoze mwuka wera amen 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 urakoze Imana igumugisha kongera imbaraga kongera amavuta ikwagure aho wifuza kugira hose Imana yakugeze mu izina rya Yesu amen n'abari badukurikiye turabashimiye kubana natwe iyi ni Irakora TV nkuko maje kubimenyera umunsi kundi tubagezaho ibyiza bigiye bitandukanye utarakora subscribe ukora subscribe uduhe comment ndetse niba wifuza kuvugana natwe izo nimero ziri hasi wazitubonaho waduhamagara watwandikira kuri WhatsApp ndetse n'ibindi byose murakoze Imana y'umugisha shalom shalom